tura iyo twamenye ukuri kudukura mu bujiji twari turimo, iyo twamenye ukuri tumenya uko tugenda, iyo twamenye ukuri ntitwongera kuba mu buzima twari turimo. Nk'uko mubibona imbere ya kamera zacu hari umuntu udasanzwe kuko n'ubwa mbere agaragaye kuri icano, ariko Imana imutwoherereje kugira ngo nawe atuganirize ku ijambo ry'Imana. Ngiye kumuha umwanya twibwire, hanyuma atubwire n'icyo Imana yamudutumyeho. Umwanya ni uwanyu, turabakiriye. Murakoze, Imana ibahe umugisha kunyakira kuri kamera ya channel yanyu. Nkuko wabivugaga, amazina yanjye nitwa Nambajimana Pascal, ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana. Ikirenze ibyo byose ndakijijwe, ndi umwana w'Imana, nta teka nshiriweho kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Nagiriwe ubuntu rero nk'uko ubyumva. Yesu ampa agakiza ku buntu, icyo gituma muri kano kanya nanjye mbashije kuboneka imbere z'iyi kamera kugira ngo tubashe kwamamaza iby'ubwo bwami. Imana ishimwe cyane ikutuherereje mu gihe gikwiye, kubera ko abantu bafite inyota y'ijambo ry'Imana. Turizera ko umwanya tuza kumarana tuza kubona umugisha w'Imana, kuko buri Imana ikohereje kugira ngo udufashe kurushaho abakurikiye icano n'abatabawe n'ubuntu bw'Imana, kandi baguteza amatwi kugira ngo ubabwire icyo Imana yatumye. Umwanya ni wawe kandi umwuka wera kuyobora. Mbere yuko dutangira, reka dusenga Imana kugira ngo ibashe kutuyobora muri iki kiganiro. Mana Data wa twese, so Umwana wacu Yesu Kristo, turagushimye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. Tugushimiye ko waduhaye umwana wawe Yesu akaba incungu y'ibyaha byacu. Niwe witanze kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu. Ibyo bitewe n'urukundo rudasanzwe wari wakunze umuntu, kugira ngo nukuri ubwo twari dutandukanijwe nawe n'ubwiza bwawe, kugira ngo muri Kristo Yesu wongere wiyunge natwe. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Amen. Aya masaha rero tugiye kuganira n'ubwoko bwawe buzakurikirana iki cyigisho cyangwa se iki kiganiro kuri icano. Ndagira ngo Mwami mwiza, imbaraga zawe zikomeze zikorane natwe. Ndagira ngo Mwuka Wera akomeze atembere n'ukuri kandi agere ku muntu wese uzakurikirana iki cyigisho. Haleluya. Kugira ngo amahishurirwa adasanzwe azaboneke kuri we, kandi Data bibashe n'ukuri gukiza imitima ya benshi, kuko ikitubesheje hano ku isi ni ukugira ngo Data wa twese n'ukuri turusheho kugabanya umubare w'abarimbuka. Amen. Naho rero tugirire ubuntu bwawe, imbaraga zawe zikomeze kubana natwe. Tubangamiye imbaraga iyo ari yo yose n'ukuri yabasha kwitambika mu mugambi wawe mu izina rya Yesu Kristo. Ahubwo dutangirane nawe kandi dusozanye nawe, byose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Murakoze kudusengera akanya n'akanya kugira ngo mutuganirize ku ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Ndishimye, nejejwe n'Imana mu mutima ko nongeye kuboneka imbere y'iyi kamera kugira ngo tubashe gutambutsa iby'Imana yagiye idushyiramo. Uyu munsi rero numvaga nifuza ko twaganira ku cyigisho cyangwa se twakiga n'icyigisho. Abantu benshi bahora bibaza ese ni gute babona imigisha, bigatuma rimwe na rimwe bayishakira no mu buryo Imana itashyizeho. Kandi nongere mbibutse neza yuko mu buryo Imana yubatse ibintu byayo, iyo unyuranyije nabyo nta nyungu ushobora kubikuramo. Tugiye kuganira n'icyigisho rero kivuga ngo urufunguzo rw'imigisha y'Imana. Urufunguzo rw'imigisha y'Imana. Iyo turebye urufunguzo, ni igikoresho gishobora gufungura urugi runaka cyangwa se icyumba runaka, ukaba wabasha kwinjira muri icyo cyumba ukaba wabona ibirimo. Urufunguzo rw'imigisha y'Imana rero nshaka kuvuga muri aya masaha, ni ukumenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni rwo rufunguzo rwonyine rushobora kukwinjiza mu migisha y'Imana.
ese wowe ukurikiranye iki cyigisho cyangwa se iki kiganiro, ese waba uzi umugambi w'Imana ku buzima bwawe? Nagiye ngerageza gutegura kugira ngo turebe icyo Bibiliya bivugaho, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo muri Yohana 8:32 haravuga ngo nibamenye ukuri, ukuri niko kuzaba batura. Iyo twamenye ukuri, ukuri kudukura mu bujiji twari turimo. Iyo twamenye ukuri, tumenya uko tugenda. Iyo twamenye ukuri, ntitwongera kuba mu buzima twari turimo. Rero urufunguzo rw'imigisha y'Imana tubonye yuko ari ukumenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Natangiye mbaza ngo ese waba uzi umugambi w'Imana ku buzima bwawe? Reka turebe icyo Imana yavuze mu ijambo ryayo kugira ngo tumenye uko twinjira mu migisha y'Imana tugendeye mu ijambo ryayo, kuko yaravuze ngo ikurikirana ijambo ryayo mpaka risohoye. Iyo tutagendeye mu ijambo ryayo dushobora no kubona ibyo yavuze mu ijambo ryayo. Reka turebe mu Itangiriro igice cya mbere. Itangiriro igice cya mbere niho tugiye kurebera hamwe, turebe umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Niba umugambi w'Imana ari rwo rufunguzo rw'imigisha y'Imana, ese ku bashaka imigisha turakurikirana iki cyigisho kugira ngo tumenye uko twaronka imigisha y'Imana. Ubwo twajyaga tunyura mu nzira zitari zo, tumenye ko Imana yabigennye. Itangirira igice cya mbere duhere ku murongo wa 6, aravuga ngo Imana iravuga iti habeho isanzure hagati y'amazi, iryo sanzure rigabanya amazi n'andi mazi. Imana irema isanzure igabanya amazi yo munsi y'isanzure n'ayo hejuru yaryo, biba bityo. Murongo wa 8, Imana yita iryo sanzure ijuru. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa 2. Murongo wa 9, Imana iravuga ngo ayo mazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe, ahumutse haboneke, ngo biba bityo. Imana yita ahumutse ubutaka. Iteraniro ry'amazi iryita inyanja. Imana ibona ko ari byiza. Imana ibona ko ari byiza. Imana iravuga iti ubutaka bumeze ubwatsi n'ibimera byose byere imbuto ku butaka, ngo ndetse n'ibiti byera imbuto ku butaka zirimo utubuto twabyo, igiti cyose cyera imbuto zikwiriye ubwoko bwacyo, ngo biba bityo. Tugiye ku murongo wa 14, Imana iravuga iti mu isanzure ry'ijuru habeho ibiva bitandukanya amanywa n'ijoro. Ibyo biva bibereho kuba ibimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka, ngo biberaho kuvira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi, ngo nabyo biba bityo nk'uko Imana yabigennye. Umurongo wa 17, ngo ibyo biva ibishyirira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi. Iyo turebye aya magambo tumaze gusoma mu Itangiriro Imana irema, hagaragaramo cyane cyane uburyo buri kintu cyose Imana yagiye irema, yagiye ikirema ifite impamvu ikiremye. Nta kintu na kimwe Imana yaremye idafite iki kiremeye. Tubonye ko ngo yafashe amazi iyatandukanya n'ubutaka kugira ngo ubutaka ibuha inshingano zo kumeza buri kintu cyitwa urubuto cyangwa igiti. Yego. Ifata isanzure irishyiramo ngo ibiva, ukwezi, izuba n'inyenyeri. Nabyo ngo bifite inshingano yo kumurikira isi, ngo kandi bitandukanye amanywa n'ijoro. Iyo ukurikiranye iki gice cyose ukagisoma neza, usanga buri kintu cyose Imana yaremye yaragiye ikirema kubwo umumaro kizamara. Tugiye ku murongo wa 26 mu Itangiriro, Imana iravuga iti tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe. Turebye mu bice bibanza nk'aho twari turi gusoma, twasanze ko ngo byagiye biba bityo uko Imana yabivuze. Ibiti bitangira kwera imbuto zabyo, ubutaka nabwo ngo bumeze ibyatsi. Nta kintu na kimwe kigeze kiva kuri gahunda nk'uko Imana yakiremye. Imana rero igeze ku muntu iravuga ngo tureme umuntu. Aho niho nshaka ko twibanda cyane kugira ngo umenye
imigisha y'Imana urufunguzo rwayo ni uruhe? Nk'uko twabibonaga, iyo utamenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe ntushobora kwinjira mu migisha y'Imana. Iravuga iti tureme umuntu. Imuremeye iki? Nimba ibyabanje byose yaragiye ibirema ku bw'impamvu. Ivuze yuko ngo igiye kurema umuntu kugira ngo ase nayo, agire ishusho yayo. Ngo uko niko yaremye umuntu ngo agire ishusho yayo. Mu by'ukuri ibintu byose Imana yaremye byagiye biguma ku mugambi wabyo. Ibigeze ku muntu imuremye ngo agire ishusho yayo, umuntu wenyine niwe wataye gahunda. Iyo turebye dutanze urugero rw'ibifatika, ugiye kubaka inzu, urugero ugiye kubaka inzu, ishusho y'iyo nzu biterwa n'iki iyo nzu izakora. Ikiguha purayini biterwa n'iki iyo nzu izakora. Nimba ari inzu y'ubucuruzi, nibyo biraguha uko uzubaka iyo nzu. Nimba ari inzu yo guturamo, nibyo biraguha uko uzubaka iyo nzu. Mu yandi magambo, intego y'ikintu niyo iguha ishusho yacyo. Intego y'ikintu niyo ikibeshaho. Ni muri ubwo buryo rero Imana yari ituremye kugira ngo tugire ishusho yayo, duse nayo. Nk'uko buri kintu icyo ari cyo cyose yagiye ikirema ku bw'impamvu. Ntabwo wajya kugura ibase ku isoko udafite icyo uzayikoresha. Ntiwajya kugura urukweto ku isoko udafite icyo uzarukoresha. Umubumbyi ntabwo yajya kubumba ikintu adafite icyo azagikoresha. Mu yandi magambo, inkomoko ya buri kintu biterwa n'icyo kizakora. Haleluya. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Ibintu byose rero Imana uko yabiremye niko byagiye bigenda, niko Bibiliya ibidusobanurira, niko ijambo ry'Imana ribivuga. Igituma rero abantu bagishakisha imigisha y'Imana, abantu bagashakisha ubuzima bibagoye, ni ukubera badasobanukirwa umugambi w'Imana ku buzima bwabo. Imana rero ntijya itungurwa n'ibyo ikora. Imana ntikina urusimbi. Imana ntijya itungurwa, Imana ntikina urusimbi. Buri kintu cyose kiriho ku bw'impamvu y'Imana. Buri kintu cyose kiriho kubwo umugambi w'Imana. Nicyo gituma ubuzima bwacu tuba tugomba gusobanukirwa intego y'ubuzima bwacu, ko tutari impanuka hano ku isi. Ni iki cyatumye tubaho? Kugira ngo tugendere muri uwo mugambi w'Imana. Bityo nongere mbabwire yuko uburinzi bw'igikoresho cyawe biterwa n'umumaro kimaze. Ufashe flash disk ikaba iriho dokima z'akazi, urwo ni urugero ndimo ndatanga. Iyo flash disk ntushobora gutuma n'umwana yikinisha. Ntushobora no kugenda mu rugendo runaka ugiye no ku kazi cyangwa ugiye gushura inshuti, ntushobora kuyisiga muri salo. Niyo wafashe urugendo ukagenda ukagera hagati, iyo wibutse dokima n'ibyo iyo flash ibitse, ugeze hagati usubirayo kugira ngo ubashe kwicungira umutekano. Ni muri ubwo buryo rero ntabwo twabayeho kubw'impanuka, ahubwo twabayeho kubw'umugambi w'Imana. Iyo umuntu ataramenya ko ariho kubw'Imana, ntashobora kumenya n'umugambi w'Imana. Ibyo turabisanga muri Zaburi. Tugiye gusoma Zaburi 139 kugira ngo mbanze nk'abantu reference, kugira ngo umuntu amenye icyatumye abaho, amenye ko atavutse kubw'impamvu z'ababyeyi, amenye ko atavutse kubw'impamvu z'isi, amenye ko atabayeho kubw'ubushake bwe, ahubwo mbere na mbere abanza amenye icyatumye abaho kugira ngo amenye intego y'ubuzima bwe. Kumenya intego y'ubuzima bwawe nibyo birakwinjiza mu migisha y'Imana. Tugiye guhera ku murongo wa 13, ni Zaburi 139. Rero ku murongo wa 13 aravuga ngo kuko ari wowe waremye ingingo zanjye kandi wanteranirije mu nda ya mama. Ngo kuko ari wowe waremye ingingo zanjye kandi wanteranirije mu nda ya mama, ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaza. Imirimo wakoze ni ibitangaza. Ibyo umutima wanjye ubizi neza. Igikanka cyanjye ntiwagihishwe. Ubwo naremerwaga mu rwihisho, ubwo naremesherezwaga ubwenge mu byo hasi y'isi. 16. Nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga. Mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose, kandi iyo minsi yategetswe hatarabaho n'ubu. Haleluya. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Iyi Zaburi ni Dawidi wabivugaga, yari yarasobanukiwe umugambi w'Imana ku buzima bwe. Aravuga ngo kuko ari wowe waremye ingingo zanjye, ngo nteraniriza mu nda ya mama. Inda za ba mama ni igaraje Imana iteranirizamo umuntu. Inda za ba mama ni igikoresho Imana yifashisha
kugira ngo iteranirizemo umuntu azasohokemo ateranye kandi yuzuye. Ngo ni wowe waremye ingingo zanjye, ngo nteraniriza mu nda ya mama, ngo nkiri urusoro amaso yawe yageraga gute? Yarandebaga. Ngo n'igikanka cyanjye gihagararo ntabwo wigeze ugihishwa. Ngo ndetse n'iminsi yanjye yo kubaho, iminsi yanjye wagennye nzamara ku isi, ngo yanditswe mu gitabo cyawe. Wayanditse mu gitabo cyawe hatari habaho n'umwe. Bivuga iki? Kuza ku isi kwawe ntabwo byatunguye Imana. Mbere na mbere utari wabaho wari uri mu bitekerezo by'Imana. Bityo kuko uri umushinga w'Imana, nicyo gituma imenya neza, igateranya ingingo zawe, ikamenya uko ukurema, yamara kukurema ikagushyira ku isi, ndetse ngo ikandika n'iminsi yawe mu gitabo cyayo hatari habaho n'umwe. Bityo rero iba ifite impamvu ikuzanye hano ku isi. Iyo utamenya iyo mpamvu ngo ugendere mu mugambi wayo, ntushobora kuronka imigisha yayo. Haleluya, haleluya. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Nari ndimo ndavuga rero, ntabwo uri impanuka, ahubwo Imana niyo yakuremye ikuzana hano ku isi, ifite icyo ishaka kuzayikorera. Nta kindi rero, nuko yaturemye ngo duse nayo. Tugiye kureba impamvu nyamukuru n'uburyo buri tekinike Imana yashakaga ko tugira ishusho yayo kugira ngo tubashe gusohoza umugambi wayo. Tugiye gusoma mu Baroma, ndakoresha ibyanditswe byinshi kubera ko ijambo ry'Imana niryo riba rigomba kuvuga cyane kuruta jyewe. Turasoma mu Baroma ibice 8 umurongo wa 29 kugira ngo turebe umugambi w'Imana kuva kera. Aho twari twasomye ni mu itangiriro, tureba ko Imana yaremye umuntu kugira ngo ase nayo, ariko Imana kuko ari umukozi w'umuhanga yari ifite inzira yabiteguriyemo kugira ngo ibyo yagambiriye kera bisohore bijye mu bikorwa. Abaroma 8 umurongo wa 29 haravuze ngo, kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Ijambo ry'Imana ritubwiye iki? Ngo kuko abo yamenye kera bataranabaho. Kuko kuva kera turi mu ntekerezo z'Imana. Mbere yuko, ntabwo urundi rugero, mbere yuko wubaka inzu, mbere yuko ugura ikintu icyo ari cyo cyose, ni ukuvuga ngo kiba kiri mu bitekerezo byawe ariko utaragishyira mu bikorwa. Nicyo gituma hano ijambo ry'Imana ritubwiye ngo kuko abo yamenye kera yabatoranije kera, igambiriye iki? Ngo kugira ngo base n'umwana wayo ari we Yesu Kristo, ngo kugira ngo babe imfura muri bene se benshi. Yadutoranirije gusa nayo, kugira ishusho yayo, ariko binyuze muri Yesu Kristo, kugira ngo Yesu Kristo ni ukuri abe ari we imfura muri bene se benshi. Rero muri kano kanya icyo nashakaga kukubwira, urufunguzo rw'imigisha yawe nta handi warukura, nta handi ruri. Si uko ukora amasengesho y'iminsi 120, si uko ujya gusengera mu mazi, ntabwo ari uko uzamuka umusozi, ntabwo ari uko bakurambikaho ibiganza ngo birukane karande, ahubwo ni uko usobanukirwa ugahishurirwa n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ukamenya ko icyatumye ubaho ari ukugira ngo use n'Imana, kandi nta kundi wasa n'Imana. Imana yateganyije yuko ugomba kunyura muri urwo ruganda rukagutunganya ugasa n'Imana. Urwo ruganda nta rundi, ni we Yesu Kristo. Ngo kuko abo yamenye kera yabatoranyije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, ngo kugira ngo umwana wayo abe ari we ubimfura muri bene se benshi cyane. Imana y'amahoro ikomeze iduhane umugisha cyane. Tugiye kureba Abakorisayi kugira ngo intego y'Imana ihebuje ku buzima bwacu dukomeze tuyumve neza, kugira ngo umenye yuko hanze ya Kristo nta migisha ihari. Hanze ya Kristo ntabwo Imana yakunezererwa. Hanze ya Kristo iyo umubyeyi ajya kuraga abana, iyo umubyeyi ajya gusabira abana imigisha, ni ukubera baba bamunejeje, yarangiza nawe akabasabira umugisha. Ntabwo ushobora gusabira abana umugisha udafite. Nicyo gituma rero Imana yashimye yuko gusa nayo tukagira ishusho yayo, nta handi twabikura, tubibonera muri Yesu Kristo. Tugiye kureba Abakorisayi igice cya mbere, twenda kugana ku musozo. Abakorisayi igice cya mbere, Abakorisayi igice cya mbere murongo wa 14, kugira ngo tugumye turebe intego ihebuje y'Imana, uburyo Imana yabiteguyemo
umurongo wa 14 tugeze ku wa 15. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu umukiza wacu niwe muremyi wa byose, niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu, ni nawe shusho y'Imana itaboneka, ngo ni nawe shusho y'Imana itaboneka. Kurya Imana yashatse ko dusa nayo yabiteguriye muri Yesu Kristo, kuko ngo Yesu Kristo ku murongo wa 15 harabisobanuye neza ngo kuko Yesu Kristo ngo niwe shusho y'Imana itaboneka. Bityo rero ngo yaduteguriye ko tubanza kwinjira muri Yesu Kristo kugira ngo tugire ishusho yayo, ngo niwe shusho y'Imana itaboneka, ngo niwe mfura mu byaremwe byose. Haleluya. Iyo usomye umurongo wa 19 kugeza ku wa 20 ngo kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we, ngo Imana yashimye ko kuzura kwayo kose, umwuzuro w'Imana yarawufashe iwushyira muri Yesu Kristo, kugira ngo ibyo dukeneye byose, kugira ngo gusa n'Imana, ibyo byose nitugera muri Kristo ntituzagira icyo dukena, ngo ufite Yesu aba afite byose. Haleluya. Reka turebe dusoreze mu isomo ryo mu Befeso, urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya mbere, ndasa ku ntego kugira ngo wumve imigisha y'Imana noneho uko Imana yayivuze, utaza kugira ngo ni ibitekerezo by'abavugabutumwa. Tugiye gusoma igice cya mbere, duhere ku murongo wa 3. Umutwe w'amagambo uravuga ngo imigisha y'Imana ibonerwa muri Kristo Yesu. Amen. Ahandi wajya gushakira imigisha, aho ntabwo ariho Imana yagennye, ahubwo ngo imigisha y'Imana ibonerwa muri Kristo Yesu. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, nk'uko yadutoranije muri we isi itararemwa, kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo. Haleluya. Ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ngo ariyo na se, ariyo data wa twese kubamwizeye, ngo ishimwe, ngo kuko ngo yaduhereye muri Kristo Yesu imigisha yose ngo yo mu ijuru, ngo yo mu buryo bw'umwuka, ngo nk'uko yadutoranirije muri Yesu Kristo ngo isi itararemwa. Mu yandi magambo turaruta isi kuko twahozeho isi itari yaremwa, ngo yadutoranirije muri Yesu Kristo isi itari yaremwa. Ngo idutoraniriza iki? Ngo idutoraniriza kugira ngo tubabera n'abaziranenge, ngo tutariho umugayo n'urubanza, ngo idutoranije muri Yesu Kristo. Ngo nta handi dushobora gukura kwera kw'Imana, nta handi dushobora gukura ishusho y'Imana uretse muri Yesu Kristo. Muri aya masaha icyo nakwifuriza nta kindi, ni ukugira ngo ni ukuri wibeshywa n'inyigisho zigiye zitandukanye. Nta muntu n'umwe ushobora kuguhesha imigisha y'Imana, ahubwo imigisha y'Imana, ijambo ry'Imana ritubwiye ko ibonerwa muri Kristo Yesu. Nta musozi uzajya gusengeraho kugira ngo ubone ibyo ushaka ku Mana, ahubwo imigisha y'Imana iri muri Kristo Yesu. Nta mazi namwe uzajyamo ngo akumanukireho ari menshi, kuko abantu benshi niko njya mbona babikora, ariko ibyo byose ni ugushakisha Imana ariko ubutari wageza muri iyo nzira yateganyije. Reka tugende uko ijambo ry'Imana ribisaba. Ntibisaba ibitambo, kuko igitambo ni kimwe, ntabwo bisaba ibitambo. Njya numva hari abavuga ngo tambaye Isaka wawe, ugenda ushaka igitambo kugira ngo ibingibi bifunguke, ugenda uzana amafaranga ibihumbi n'ibi kugira ngo ibingibi bifunguke. Ibyo byose ni inyigisho z'ibinyoma, ibyo byose ni imitekerereze y'abantu, ibyo ntacyo byakumarira, ahubwo kugendera mu cy'Imana yavuze nirwo rufunguzo rwonyine rw'imigisha y'Imana. Imana y'amahoro ikomeze iduhane umugisha. Tubonye yuko gusobanukirwa umugambi w'Imana ku buzima bwawe nirwo rufunguzo rwonyine rukwinjiza mu migisha y'Imana. Nta kindi Imana yakuzaniye hano ku isi. Ese waba dushozanyije ikiganiro umenye neza umugambi w'Imana ku buzima bwawe? Ese waba usobanukiwe neza intego y'Imana ku buzima bwawe? Aka kanya nagukanguriraga kugira ngo umenye neza yuko ntabwo uri impanuka hano ku isi, ahubwo ufite uwakuzanye hano ku isi. Ntabwo yakuzanye atunguwe, we yari yarabiteganyije, yateganyije n'intego y'icyo uzamara hano ku isi. Nta kindi twabibonye ngo ni ukugira ngo use nawe, kandi binyuze muri Kristo Yesu. Kandi muri Kristo Yesu, abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Abari muri Kristo Yesu nta mivumo. Muri Yesu nta mivumo, nta karande, ngo nta mitwaro. Umuririmbyi niko yavuze, muri Yesu nta muvumo, nta karande, nta mitwaro wikorejwe izagira ikintwara.
muri Yesu nta muvumo, muri Yesu nta karande, muri Yesu nta magambo bakwaturiraho ngo agire icyo agutwara. Imigisha yose Imana yarayifashe ishyira muri Yesu Kristo. Imana yateguye ko tuzasa nayo, tuzahabwa amahoro yo mu mutima binyuze muri Yesu Kristo. Muri aya masaha nakwifurizaga kugira ngo ni ukuri ufate ingamba, uhindure ibitekerezo, winjire muri Yesu Kristo, kuko iyo niyo ntego y'ubuzima bwawe. Usobanukirwe urufunguzo rw'imigisha yawe ko nta handi uzayikura, ni muri Yesu Kristo. Imana y'amahoro ikomeze ibahe umugisha, uhindure ibitekerezo, utangire ugendane n'Imana binyuze muri Yesu Kristo. Imana y'amahoro nibahe umugisha kandi ikomeze kubishimira. Nizere ko ufashe ingamba muri kano kanya. Nimba utarusobanukiwe ibi ngibi, utangire ubitekerezeho, utangire usenga Imana ikomeze kwihishurire. Nimba utarakira Yesu Kristo, umwakire nonaha. Wasubiramo aya magambo ati: Mwami Yesu, ndakwakiriye umbere umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye, kugira ngo abe ari wowe uyobora ubuzima bwanjye, kugira ngo abe ari wowe utegeka ubuzima bwanjye. Unyandukure mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo, mu izina rya Yesu. Reka dusengane Imana. Mana Data wa twese, turagushimye kandi turanezerewe. Tunejejwe nuko tutari impanuka, tunejejwe nuko utajya utungurwa, uri Alufa na Omega, uri itangiriro n'iherezo. Mu itangiriro wari wavuze ngo ushaka kurema umuntu agasa nawe, urukundo rwawe rukajya ruba kuri uwo muntu, amarangamutima yawe akajya yishimira uwo muntu nawe akakwishimira. Urangije ni ukuri, nubwo Satani yashatse kubikoma mu nkokora, ariko ijambo ryawe riravuga ngo nta wabasha gukoma mu nkokora, nta n'uwahagarika umugambi wawe. Ibyo byose ngo wari wabiteguriye muri Kristo Yesu. Nicyo cyatumye utanga umwana wawe Yesu Kristo araza kugira ngo icyo wari wagambiriye ku buzima bwacu gisohore. Turagushimiye ku bw'iki kiganiro, turagushimiye ku bazagikurikirana, turagushimiye no ku bantu ni ukuri bamaze kwizera, kugira ngo Data wa twese amahoro yo mu mutima dufite ni ukuri turusheho kuyasangiza n'abandi. Warateguye imigisha yose uyishyira muri Yesu Kristo, ngo kandi kuzura kwawe kose nk'uko twabibonye mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 14 na 15 na 19, ndetse uravuga ngo ni ukuri kuzura kwawe kose waragufashe ugushyira muri Kristo Yesu. Ibyo dukeneye byose biri muri Kristo Yesu. Turagushimira ko utatujugunye ngo dute nk'imfubyi, ahubwo ukatugenera buri kintu icyo ari cyo cyose. Turagushimye muri aya masaha, ukomeze ushyigikire iyicano, ukomeze wigaragaze, kandi Mwami mwiza, inkuru nziza ikomeze yamamare ku batayizi. Byose tubisabye twizeye kubikoze mu izina ryawe Yesu, amen. Murakoze cyane. Birashoboka ko hari umuntu waba wakurikiye iri jambo ry'Imana agafashwa naryo, akifuza kuba yagisha inama. Reka tubaha akanya mutange nimero ya telefone kugira ngo bibaye ngombwa ko hari umuntu ukenera kutuganiriza, wenda turaza no kuyitanga ku kiganiro, ariko kandi wanayivugira kugira ngo umuntu wakenera kukuvugisha, akeneye ko musengana, akeneye ubujyanama, azabashe kubona nimero ya telefone abe yaguhamagara kuvugisha. Nimero yanjye ni MTN 0788 41 03 16. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Reka duhaye turayishimiye, ariko kandi n'undi munsi tuzakenera, ntuzagende ngo utinde, ahubwo uzajya uza kenshi kugira ngo dukomeze tuganirize Seraphim Family, abantu bakomeze kugubwa neza n'ijambo ry'Imana Imana ikunyuzamo. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane namwe, Imana ikomeze guheza. Murakoze.